umutipe utari inzobe w'imibiri yombi cyangwa wirabura muremure unsumbaho musa oya iyi niyo twaba dusangiye naribi wose uri inzobe cyangwa urirabura niyo nawe yaba yirabura nta kibazo cyangwa wenda ari imibiri yombi ari muremure ansumba agusumba ananutse ubwo aho njye namaze kuvamo oya turareshya ngira guys mwe muri kure ino video soft yamaze gushya byarangiye twagiye mambo vipi ma people muri tari mumeze neza so no way umeze neza si cyane meze neza ugerageza wongejwe nyine tuganira ndetse yasibyo amakuru meza umeze fresh cyane kumbona uri kureba gutyo se ndi kureba gute igerageza utajya kwigira kure guruka hano hino gutyo nyine twihagarara hano sibyo Yes, ni MC the Soft Dancer aka the hottest teacher papa official selector bad money once again, but if you understanding what I'm saying ni wa muhungu wanyu. Yes, ni MC aka Shushyumugi. Ahangaha yes ndi gukata imihanda nk'ibisanzwe mpuye n'umukobwa mwiza cyane. Mwe muri kubireba kuri kamera ndabizi neza ko muri kubindusha kubi feelinga neza bien. Eyo baby amakuru? Meza. Umeze neza? Yego. MC the Soft ndimo ndavugana nande? Ndimo navugana na Uwase. Bakwita Uwase? Yego. Nta kandi kazino ufite se? Ni Twase Arson. Arson? Yego. Bivuga iki se? Arson bivuga iki? Bivuga umwana w'igikundiro nyine umwana ukunzwe. Umwana ukunzwe? Yeah. For sure my people, hanyuma ibintu ndi kureba ni ibiki? Mbere yuko ntangira ikiganiro ndabanza nkubaza ibyo bintu ndi kureba ni ibiki? Ibiki uri kureba? Mani hari ibintu bidasanzwe nyine tungiye ndi kubona kandi usibye n'ibintu byo kwijijisha nawe ubwawe urabizi. Ntabyo nzi ngewe. Ntabyo uzi? Yeah. Shirika tuvugisha ukuri to be honest sibyo? Ntago mbizi ni ibiki uri kureba? Gerageza nyine byoroshye mu kuntu umbwira ibyo ari byo. Simbizi pe. Ibintu byo kubuseka neza ubikura he? Bikora kuri mama wanjye. Mere waseka gutyo? Arandusha. Aranakurusha? Yeah. Ongera useke turebe. Oh yeah. Guys my people bamwita Uwase ni aka cyangwa no kwiranga muntu ririho? No kwiranga muntu. Arson? Yeah. Arson ubwiza ufite hano waba hakangaye kwijana? Kubera ko umuntu wese yikunda ntabwo hangiye nk'ijana ku ijana. Ijana ku ijana? Yeah. Nta wundi mujama wakubona akavuga se uyu mu baby kaba yiyemeye n'iki n'iki atangira azana ibigambo byinshi avuga ati iki cyana ko kiyemera n'iki n'iki? Nyine uwo mutipe byaterwa n'ukuntu yabonye umuntu ariko nyine ngende yizeye kandi ikindi byaterwa n'icyo yanyangiye ariko ngende yizeye. Sure. Hanyuma kubona Uwase duhagararanye muri kamera hamwe na MC the Soft urumva umeze ute? Ndumva nishimye cyane. Hanyuma uramutse nyitegereje umbwira ibintu nka bibiri wankundira umbwire n'ibindi bibiri wanyangira wanyitegereje neza fresh. Ibintu bibiri nagukundira nyine uri sociable nago yemera nyine nago umuntu yagusaba ikintu ngo kimwime gishoboka ibyo nibyo nagukundira. None ibyo nakwangira hari ukuntu nyine ureba umuntu nabi, hari ukuntu ujya ugira ukareba umuntu nabi nyine akabona umurebye nabi wenda atari nabi ariko agatekereza ko umurebye nabi. Ibyo bintu biri serisi nge ndeba nabi cyane. Nkuremo rinete se kujya turebane mu maso wanze ubyumve neza? Oya biri seriye nyine ngiye narabibonye. Yego. Hari ukuntu ujya ndeba umuntu nabi cyangwa ukamurebera muri izo rinete zawe akavuga nyine namenye ngo namurebye neza cyangwa ni nabi. Izo ngizo nizo defo ebyiri MC wamwangira ni neza namukundira. Ibyo byonyine. Hanyuma iyo uri kugenda mu nzira ugahura n'abajama nyine bisanzwe. Yego. Turi kumwe unyumve neza. Ubona abatipe bakunda kureba hehe hagati yo hasi no hejuru?
igice cyo hasi n'icyo hejuru bakunda kureba icyo hasi. icyo hasi Yego. garuka gato kubera cyumva ko bakunda kureba icyo hasi Nuko bakunda kuvuga sobanura impamvu bakunda kukureba hasi cyane kurusha hejuru. ndayisobanura. Bashaka kuvuga ngo uyu mukobwa afite nyashi ngateye neza. Ntago nari numva umuntu ambwira ngo uri keza mu maso, ahubwo ufite nyashi uteye neza ibintu nk'ibyo. Ntabwo ari wumva umujama akubwira ngo uteye neza mu maso wa api mu maso ngira ngo nibanahareba babirebera babirebera kuri za yes babirebera kuri West nyene umwana bahagaze n'iki n'iki bagatangira bakavugisha ngo hehe harahiye. Yego. Hanyuma kuri wowe uko byagenda kose urakunda sibyo? Yego. Ukunda? Yego. Hanyuma kuri wowe iyo witegereje abatipe kwa kundi mujya muhora gake gake uri mukatamo ucangamo wibire mu kazi kawe n'iki, hari ukuntu ushobora kubona umujama ukumva ubaye romantique sibyo? Hanyuma umutipe waba uri type yawe ku buryo nawe wamureba ugatumva wahita uba romantique kuri we. Ni umutipe ugiye kutubwira byibuze ni umutipe umeze ute kuri physical appearance yiwe cyangwa se uko agaragara inyuma nuko abandi bamubona. Uwo mutipe yabateye ati tubwire. Okay. Uwo mutipe bwa mbere nyine nyikubona njye urebye physical appearance yawe nta kibimbwiye cyane ni gake, ariko nakubonye ese ugira ikinyabupfura uritonda. Ibyo twe tubiretse turaza kubigaruka. Uko inyuma agaragara. Uko inyuma agaragara. Yes n'undi mukobwa riga yamubona. Nyine mutipe utari inzobe w'imibiri yombi cyangwa wirabura muremure unsumbaho Musa. Oya iyi niyo twaba dusangiye naribi. Uwo suri inzobe cyangwa urirabura. Niyo nawe yaba yirabura nta kibazo. Cyangwa wenda ari imibiri yombi. Ari muremure ansumba. Agusumba. Ananutse. Ubwo aho njye namaze kuvamo. Oya oya turareshya ngira. Guys mwe muri kure ino video soft yamaze gushya byarangiye twagiye. Nibyo ngibyo. Nibyo ngibyo. Reka tujyemo imimbere. Mu mutima. Yes. Mu mico. Mu mico no mu myifatire. Nyine avuga yitonze. Agaragara nk'umuntu ufite uburere. Nkanjye nyine. Nyine ntabyo gusagarira umuntu. Ese ko ndi kukubwira nkanjye ntuvuge cyangwa hoye. Yego nkawe. Nyine hari ukuntu ureba umuntu ukimubona akikuvugisha bwa mbere ukahita uvuga ati umuntu ufite uburere, afite ikinyabupfura. Yego. Ubu ni wawe ari type yawe. Cyane. Hanyuma uheruka kurira ryari? Meruka kurira ryari? Amaso yakazamo amarira. Cyane nkarira byanyabyo. Ukavuga ati ngiye uwase kubw'agahinda afite n'iki. Meruka kurira hari umuntu wari wapfuye. Nyine naramukundaga pe. N'umufamiliye uri esuriye sosuri n'umufamiliye nararize ndarira nicyo gihe mperukira kurira nkumva ko ndize nicyo ngicyo. Ufite aba ex bangahe? bagera nko muri 5. 5 bose? Yego. Ubu se izi saa tuvugana nk'ubu ex waramutse akugarukira akavuga ati ndashaka ko dukundana wabyemera? Oya ntago nabyemera. Hanyuma kubera icyo utabyemera? Kubera ko ngewe iyo nakaje ikintu iyo nakaje ikintu nta ruhare nabigizemo ntago njya nsubira inyuma ngo nicuze ngo bikirake iyo bitanurutseho biba byarangiye ubwo nyine byivanamo bikamvamo ntago bishobora kungaruka. Ugiye kumbwira ko aba ex 5 bose mwatandukanye baturutse ku mpamvu zabo? Hari n'igihe byaturutse ku mpamvu zanjye ariko nubwo ari igihe mpamvu byaturutseho akaba yaragiye mu bundi buzima nanjye nkajya mu bundi buzima nta hantu mba nyihuriye nawe. Izi sawa tuvugana nta mu ex wawe ujya kwandikira? Nimero zabo zose warazisebye? Baranyandikira umwe tuvugana yitwa mu ex. Yego. Turavugana kuri call kuri WhatsApp n'umwe tu. Niba atari ibintu singiye kukwinjira cyane iyo ari kukwandikira byibuze uburyo kwandikiramo bumva akeneye ko mwasubirana cyangwa ntabwo aba bikeneye ni uguciringa bisanzwe? Biraho
byo kuba umuntu umuziranye nyine. aguhamagaye ngo muhurire ahantu hihariye, reka mbivuge gutyo, wabyemera ntiwabyemera? Ntabwo nabyemera. kubera icyo wumva uko utabyemera? Impamvu numva ko nabyemera, dushaka guhurira ahantu hihariye akumva yuko ugasanga we ntabwo ari, ugasanga ashatse kumbangamira kandi aho kugira ngo ngiye tuze gupfa ubusa, nakwirinda ibyo bintu bitarabaho. Bakwirinda ibyo bintu bitarabaho. Yego. Hanyuma umuntu bituba se uri kumwe na Soft hano muri kamera, uyu mukobwa iyo yariye akavuga ati uyu munsi ndiye neza fresh, ahangaha ni poa cyane, ratuba wariye iki? Njye mba nariye inyama. Wariye inyama? Nkunda inyama nk'umushi. Zonyine? Inyama n'ubugari. Inyama n'ubugari? Yego. Ibyo gusa? Ibyo ngibyo. Byo bintu nkunda mu buzima. Aba ex batanu, iyo tuvuze ijambo ex babyumve neza, iyo tuvuze ijambo ex ni umuntu mwakundanye mukanakora sex. Oh yes. Urabyemera ntabwo byemera? Ntabwo nari mbizi ko ari gutyo. Njye nari nzi ko uretse gato byarangiye n'ubundi wabivuze ko ari batanu. Nta kibazo. Abajama batanu bose twaratandukanye. Garukaro n'ubundi ndabizi ko mwatandukanye, ariko abajama batanu bose byagenze ute? Bose ntabwo twakoze sex. Kubera iki? Kubera impamvu zanjye. Muri abo batanu bo mwazikoze ni bangahe? Aho uri kunyinjirira? Oya ntabwo ari ukukwinjirira. N'umwe? Yego. Iri sawa tuvuga nta boyfriend ufite? Nawe mfite. Hagize umuntu ucamo in the section comment akanyaka namba ye kino cyane, I'm ready to give it to him. Yeah. Nazimuha? Oya. Ntabwo wazimuha. Kuki umbwira ko nta boyfriend ufite ukanga kuntanga namba yawe muri comment? Ndabizi ko nzazibona, ariko ntabwo uri mubi. Ntabwo ndi mubi pe, ntabwo nabuze bane leta, ntabwo nabuze boyfriend. Uzi ko nuri icyukizi? Ahubwo nshaka kubanza nkatuza mu mutwe, nkaba ndetse ibintu byo gukundana. Ninde wakujagaraje se muri ubu buzima? Ntabwo yabura. Ntabwo yabura? Ntabwo yabura. Ahubwo nyine shayize isa na boyfriend nyine pe. Uwo muntu ukujagaraza muramutse muhuriye ahantu ha mwenyine bakakubwira nagakinjagaraza byararangiye. Byararangiye? Byibuze umu ex wa mbere izi saha babaramutse baguhaye uburenganzira avuga ati reka muhurire ahantu muri uwa babiri, umuha igihano, wamuha ikihe gihano? Wamuha ikihe gihano? Erega icyo gihe nubwo mwatandukanye mwarabanje gukundana, urumva habayeho gukinisha umutima yawe cyangwa se gukinisha amarangamutima yawe. Ari njye byaturutseho, ahubwo we yampa ikihe gihano? Yabwiye ikihe gihano? Nose ubwo okay, bibaye ngombwa ko nyine ari we byaturutse yo, si byo? Bibaye ngombwa akaguha igihano akabwira ati ngiye igihano nguha, sinzi niba nabyita igihano cyangwa se nabyita iki n'iki, akabwira ati I want sex, are you ready? No. Kubera iki kandi ni waba wemeye ibihano? Icyo gihano yaba arengereye. Kandi mwarakundanye? Nyine umuntu arengera gute mwarakundanye? Nyine twarakundanye, ariko mu bihano yama icyo twakivanamo akamereza ibindi bisigaye. Niba warakundanye n'abajama barenze 1 2 3 4 5, hari akabazo nshaka kukubaza. Uri tayari? Ndi tayari. Wemera ko urukundo rurimo gushwana n'urutarimo gushwana urufite amahirwe menshi yo kuramba n'uruye? Rurimo gushwana. Kubera iki? Kubera yuko ntago wabana n'umuntu usibye na boyfriend wawe, umuntu wese muri mu buzima bwa buri munsi murashwana, ntago mwabura utuntu duto mushwana, ariko nyine mukagira naho mwiyongera mukiyunga bikarangira, ubuzima bugakomeza. Nejo mugashwana mukonya mukiyunga? Oya nanone oya. Nyine gushwana ntago bivuze gushwana buri munsi, ariko igihe byabayeho nta gikuba kiba cyacitse. Ukabisobanura urute urukundo rutarimo gushwana, rero nibyo ushaka kugira twumve neza. Kambisobanure. Abantu bakundana badashwana akenshi baba babeshyanya. Akenshi baba babeshyanya kubera yuko hari igihe ukora amakosa, ukorera umutipe mukundana amakosa, nawe ukabona ko ari amakosa ukanavuga ati noneho nitudandamutse mfashe twanatandukana. Noneho umutipe akababarira mu mutima, ariko akaba yakubwira ngo baby ngo nakubabariye ngo birangire.
kandi wumvaga ari bunaguhe n'igihano cyangwa akamara nk'iminsi 5 atarakuvugisha yaraguhanye ukabona akubabariye akenshi yagiye kuguhemukira uwo muntu afata bya bindi akabikora ariko wa wundi urakara akaba nyine akakwereka ko yarakaye akabwira ati mu mwanya mbanze nuze niwe mwiza nyine buriya bita birangira umuntu utarakara wapi umuntu ngarere kosa akanyereka kikosa ntacyo rimutwaye ntanagira mu bwo. Guys, in the section comment muzambwire ibintu wasari kumbwira niba ari byo byanyabyo cyangwa se wenda hari ukundi kuntu bimeze urukundo rutarimo gushwana ntago ruramba urwo uraru fucking love. Guys, listen. Okay. Wakoze kwa duhuriye imihanda nyine nifuje gukorana ikiganiro kuko uri mwiza sibyo? Merci. You so beautiful ndabikubwiye. Anyway, muri comment muzabimbwire niba ijisho rya soft rireba nabe it's okay. Ariko nabyo muzabimbwiye kuko mba nkeneye negative and positive comment, you know. Uzambwira ati uwase uyu mwana arasa nimukenera kumureba wide yose uko ateye yahoza bikubwira ati ngiye muye n'abajama nahandi bandeba bareba kuri west zanjye kuruta uko barindeba mu maso sibyo? Ya ndaza gushyiramo akantu muzamureba wagwana ukuntu bimeze umukobwa mwiza cyane iyo wakoze kwitabira ubutumire bwanjye.